Rero bakunzi ba Samuzoti mbanje kubasuhuza nizera ko umeze neza. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo uze kubona amakuru ku gihe. Ibyishimo byo kwitegura imfura de Ben na Pamella babinyujije mu ndirimbo bakoranye. Umuririmbyi Mugisha Benjamin wamamaye nka de Ben yumvikanishije ko kwifashisha Uwicyeza Pamella mu mashusho y'indirimbo yise True Love ari ikimenyetso cy'imbaraga z'urukundo n'ibyishimo byatashye mu muryango mu gihe bitegura kwibaruka imfura yabo. Amashusho y'iyi ndirimbo yagiye hanze kuri uyu wa kane tariki 26 Ukuboza 2024 mu gihe habura iminsi mike de Ben agakora igitaramo cyo kumurika alubumu ye yise True Love mu gitaramo kizabera muri BK Arena ku wa mbere Mutarama 2025. Iyi ndirimbo iri mu zigize alubumu ye nshya ndetse ubwo yayishyiraga hanze yumvikanishije ko ari ikimenyetso gishimangira ko yabaye umwe na Pamella kandi ko inkuru y'urukundo rwabo ifite ipfundo. Uyu mugabo yanavuze ko kwifashisha umugore we mu ndirimbo ni ikimenyetso cy'imbaraga z'urukundo rwa nyarwo. Iyi ndirimbo igiye hanze mu gihe cyo kuri uyu wa gatatu tariki 25 Ukuboza 2024 aribwo Pamella yahishuye ko yiteguye kwibaruka. True Love ibaye indirimbo ya kabiri de Ben yifashishijemo Pamella kuko yamwifashishije mu ndirimbo ni Forever bakoreye mu bice bitandukanye byo mu karere ka Rubavu n'ahandi. Iyi ndirimbo True Love mu buryo bw'amajwi audio yakozwe na producer yo beat, ni mu gihe amashusho yakozwe na John Elite ni nawe wakoze ni Forever yakorewe muri studio ya Country Record ari nayo yakorewemo Forever. Ni mu gihe imyambaro de Ben na Pamella baserukanye muri iyi ndirimbo yahanzwe n'inzu z'imideli za Mateo ndetse na Farayi Mama Africa. De Ben avuga ko kuwa 24 Ugushyingo 2029 aribwo bwa mbere yahuye na Pamella bahuriye mu mujyi wa Nairobi muri Kenya. Avuga ko icyo gihe byabaye amagambo y'urukundo yari yuzuye mu mutima we atabashaga gusobanura kandi ko umwanya bamaranye wabaye intangiriro y'urugo bagiye gushinga. Uyu muhanzi wamamaye mu ndirimbo zirimo Habibi avuga ko kuri uyu munsi inseko n'uburyo Pamella yamuganirizaga byasize ibyishimo by'urwibutso muri we adashobora kwibagirwa. Ati kuva kuri uriya munsi umutima ni wari ukiri uwanjye ahubwo wahise ubu. Mu magambo ya de Ben ati 2019 uko twahuye tariki ya 24 Ugushyingo 2019 mu mutima w'umujyi wa Nairobi Kenya niho ururimi rw'urukundo rwabumbukiye. Ubwiza bwe bumurikiwe n'ibijojoba by'imvura bwanyibye roho. Inseko ye n'imyitwarire ye itangaje byasize ishusho y'umunezero muri njye ntari kubasha kwirengagiza. Uko twahuzaga amaso nahise mbona ahazaza ndi kumwe nawe kuva uwo munsi umutima ntabwo wari ukiri uwanjye ahubwo wabaye uwe. Pamella asobanura ko bwa mbere ahura na de Ben ari umunsi adashobora kuzibagirwa. Uyu mukobwa wamamaye mu marushanwa ya Miss Rwanda yavuze ko yahuye na de Ben ari ku munsi wa gatatu w'icyumweru kandi ko icyo gihe imvura yaraguye. Akavuga ko hari ibihe byaranzwe no kurebana akana ko mu jisho, ati ijwi rye ubumuntu muri we, ukuntu yanganirizaga mu bitwenge n'ukuntu yahumuraga byubatse urukundo rwabo. Pamella anavuga ko hari igihe de Ben yamusohokanye bajya kureba filimi, ibintu avuga ko byatumye amukunda kurushaho. Uyu mugore yumvikanisha ko ahura na de Ben yari yahatanye mu marushanwa y'ubwiza ya Miss Africa ariko atigeze amuburira umwanya. Ati buri gihe atuma mpora nseka ku buryo kwihishira byangora, ibindi bisigaye ni amateka. Pamella yavuze ko muri 2022 ubwo de Ben yamwambikaga impeta ari ibihe adashobora kwibagirwa. Yavuze ko icyo gihe bahuriye muri Maldives ubwo bari mu biruhuko. Akomeza ati kugeza ubu sindibagirwa bya bihe twagiye mu birwa bya Maldives kuko twese dukunda gutembera cyane. Ubwo umukunzi wanjye yansabaga ko twabana afite impeta nziza hagati y'inyanja y'Abahinde navuze. Yego ni ibyishimo byinshi ari nako mwongorera mu matwi ni mbega igihe cyiza cyo kubaho. Uyu nguyu akaba ari Mugisha de Ben na Uwicyeza Pamella bahuje urukundo rwabo muri 2019 ubwo bahuriraga muri Nairobi. Rero kuri ubu ngubu Mugisha de Ben umugore we Uwicyeza Pamella akaba yitegura kwibaruka imfura yabo we na de Ben. Ibi ngibi akaba ari ibintu byiza ku muryango kuba bagiye kwibaruka imfura yabo bakaba banabitangaje.
natwe reka tubyishimire rero ibi ngibi kuko ni ibintu byiza kuba Mugisha The Ben nk'umukunzi wacu nawe Ukeza Pamella nk'umuryango we bagiye kwibaruka imfura yabo. Rero aya akaba ari amakuru wajyaga cyo Samuzo TV, bibutsa ukanda subscribe, like, haba hari n'igitekerezo ugashyiraho comment kugira ngo ukomeza kugenda ubona amakuru ku gihe. Thank you.